Guhitamo umushinga cyangwa se guhitamo icyo uzakora ni ibintu bigenda bigora benshi mu buzima. Hari ibinaniza byinshi umuntu agenda ahura nabyo igihe ari guhitamo umushinga cyangwa se bizinesi azakora. Rero abantu twese duhitamo, ariko hari amakosa tugenda dukora mu guhitamo ugasanga atumye imishinga yacu ipfa cyangwa se yangirika tutayigezeho. Rero muri aka kanya nicyo tugiye kwibandaho, tugiye kurebera hamwe amakosa utagomba gukora mu gihe uri guhitamo umushinga. Nk'uko mubibona tayito y'iki kiganiro ni amakosa ugomba kwirinda mu gihe ugiye guhitamo umushinga. Gusa mbere na mbere wowe tugiye kubana, ntiwibagirwe gukanda subscribe, ukande like, wandike na comment ugira icyo watwungura, cyangwa se hari igitekerezo ufite cyiza wagitanga, n'icyo ushobora kuba wibaza cyangwa se hari icyifuzo nacyo kucyandika muri comment, urabyemereye rwose. Comment turazisoma umunsi ku munsi. Ni byiza rero gutanga igitekerezo, hari icyo watwungura cyangwa se hari icyo watubaza, wabyandika muri comment turabibona. Rero nk'uko mubibona tayito ni amakosa ugomba kwirinda mu gihe ugiye gukora cyangwa se ugiye guhitamo umushinga ukora. Irya mbere ni uguhitamo umushinga urenze ubushobozi bwawe. Iri kosa ni ikosa rikunze kugonga benshi. Hari igihe abantu duhitamo imishinga tudafitiye ubushobozi. Urugero, ushobora guhitamo umushinga usaba igishoro kiri hejuru kandi icyo gishoro ntacyo ufite. Ugasanga rero ngo wenda ushobora kuba watekereza ko ari wo wunguka cyane, ariko mu by'ukuri utekereje ko wunguka cyane ariko nta mafaranga ufite yo gushoramo. Ubwo urumva aho ngaho biba bibaye ikibazo. Ni byiza rero ko ugomba guhitamo umushinga ufitiye ubushobozi cyangwa se waba washobora kuba wakora, yaba ku gishoro kijyanye n'ubumenyi cyangwa se igishoro kijyanye n'amafaranga cyangwa se income ufite. Ibyo byose uba ugomba kubirebaho. Icya kabiri ni uguhitamo umushinga utazamara igihe kinini. Hari abantu bahitamo imishinga y'igihe gito, umushinga uzahagarara mu gihe gito, cyangwa se umushinga udashobora kuramba, udashobora kuba wakora ngo umare igihe kirekire. Ni byiza rero kubanza watekereza umushinga ugiye guhitamo, ese uzawukora mu gihe kingana iki? Ese ni umushinga ushobora kuba wakora igihe kirekire kandi ukaguha inyungu? Icyo kintu ukakireba ukumva neza niba ko umushinga koko uzaguha inyungu kandi ukawukora mu gihe kirekire. Atari ukuvuga ngo ugiye guhitamo umushinga uzamara amezi 2 ukaba urahagaze cyangwa se ukwezi kumwe. Hitamo umushinga uzaramba, uzakora igihe kirekire kandi uzakugirira inyungu. Icyo ugomba kukirebaho kandi ukacyitondera kuko ni ingenzi cyane. Icya gatatu ni ukutamenya neza abazagura serivisi zawe. Buriya aka kantu buri wese agomba kugatekerezaho. Iyo utekereje business uzakora, uba ugomba gutekereza kuri iki kintu cyo kuvuga ngo ese iyo business nuyitangira abantu bazagura serivisi zawe cyangwa se ibicuruzwa byawe bazaboneka. Niba ugiye gukora business runaka, urugero kadufata urugero, wenda ugiye gucuruza ibyuma by'amashanyarazi cyangwa se ikindi kintu, kandi urabizi neza ko aho ngaho ntabwo babikenera ahubwo bikoreshereza wenda imirasire runaka cyangwa se ibindi bintu, ushobora gutanga kubona ingero nyinshi kuri iyo mishinga. Nyine ukaba watekereza ko ugomba kureba niba koko icyo kintu uzakora uzabona abaguzi, abantu bazagura izo serivisi zawe. Atari ukuvuga ngo ugiye gukora business noneho usange utangiye gucuruza ibicuruzwa runaka cyangwa se n'ibyo wihangira, ariko abakiriya ntabwo bazaboneka bazagura ibintu. Banza utekereze kuri ako kantu, urebe business ugiye gukora niba izabona abakiriya bagura ibyo bicuruzwa.
icya kane ni uguhitamo umushinga utajyanye n'ubumenyi ufite. Aka kantu ni ukukitaho cyane. Urugero, ushobora kuba ufite umushinga wenda wo kuba waba umuhinzi, kandi ibintu wize wenda wize umushinga wo kuba umushinga wenda wo kwita ku bidukikije bitari ubuhinzi. Ugasanga rero ubumenyi ufite ni ubw'ibidukikije ariko ubw'ubuhinzi ntabwo ufite. Banza watekereza ku bumenyi ufite, ese ufite ubuhe bumenyi bwatuma ukora ikintu runaka uwo mushinga runaka ugiye gutangira. Banza watekereza ku bumenyi ufite urebe niba bujyanye n'iyo bizinesi ugiye gukora. Naho nuyikora udafite ubumenyi bw'iyo bizinesi ugiye gukora, ni hahandi uzasanga bikugora, usange ntabwo biri kugenda neza. Aka kantu rero ni ingenzi cyane, buri wese yagakwiye gutekereza ku bumenyi afite, akaba yanatekereza n'umushinga azakora niba bijyanye n'ubwo bumenyi afite. Ako kantu ni ukukitondera cyane. Icya gatanu ni uguhitamo umushinga woroshye. Hari abantu bahitamo umushinga ugoranye, aka ngaka gafitanye isano n'aka mbere. Umurongo wa mbere twavuze ngo ni uguhitamo umushinga urenze ubushobozi bwawe. Iyi point yindi ni uguhitamo umushinga woroshye. Muri make, hari igihe uhitamo umushinga nyine ushobora kuba nyine nta hantu wakugeza pe, ugahitamo umushinga nyine kwa kundi twavuze ngo utari uw'igihe kirekire. Hitamo umushinga ukomeye uzakomera ku buryo nyine uzabona n'abaterankunga kandi ukabona n'abaguzi n'ibintu byawe bigakundwa, atari ukuvuga ngo ugiye gukora umushinga ubonetse uwo ari wo wose. Hitamo umushinga utoroshye nyine utari hasi cyane, kandi uhitemo n'umushinga ujyanye n'imbaraga zawe n'ubushobozi ufite. Wirinde kwipanika kandi wirinde gukora umushinga utazagira aho kugeza. Ako kantu nako ni ukukitondera. Icya nyuma ari cyo tugiye gusorezaho ni ugukora umushinga udashobora gusobanurira abandi. Gukora umushinga udashobora gusobanurira abandi. Urugero, hari igihe ukora umushinga rwose umuntu ntabe yatekereza kuba yagura igicuruzwa cyawe, kubera ko nyine arabona ari ibintu bidafite gahunda. Mbese niba ukoze igicuruzwa runaka, niba uri n'umu-creator cyangwa se innovator, tekereza kuri product uri gukora, urebe koko niba umukiriya yayireba akayikunda cyangwa se niba ajyanye n'ibyifuzo by'abantu. Naho nudatekereza kuri icyo kintu, uzasanga ari hahandi ushobora gufeiringa cyangwa se kuruzinga. Umushinga wawe ugomba kuba usobanurira abandi uwo ari wo, atari ukuvuga ngo ni umushinga ugoranye, ucanganye, mbese udashobotse, utameze neza. Ako kantu ugomba kukitondera ukamenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu uba ugomba gukora ibintu bisobanutse kandi bigaragara kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ndabashimiye rero mwe mwankurikiye kuva iki kiganiro kigitangira kugeza kigeze ku musozo. Ni inkunga ikomeye cyane. Mbere na mbere, niba utarakanda subscribe, byaba byiza uyikanze ugakanda like, kandika comment uduhe igitekerezo, kandi ntiwibagirwe gukora na share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo iki kiganiro kibagereho. Mwakoze cyane. Iyi ni Marembo TV bagezaho ibiganiro bibubaka kandi bizabagirira umumaro mu gihe kiri imbere. Murakoze kandi mukomeza kugira ibihe byiza. Turabakunda.